ihagije uri Mana ihagije Yesu uri ihagije Mana ihagije Nami wihagije navukiye mu babyeyi badakijijwe mfite umutware n'abana babiri abandi babiri baratashye mpura n'uburwayi bukomeye cyane. Tuguhaye ikaze wowe nanone dukurikira umunsi ku munsi tukubwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi tukwifurije umugisha aho dukurikira uherereye ariho hose yaba hano muri Afurika ndetse n'irwota amasimbi. Ubwo rero twongeye kubazanira umutumirwa, tumaze iminsi tubazanira abagabo ariko umunsi twazanye genda, turi kumwe n'umubyeyi hano tugira ngo mbere yuko ari ikintu cyose twakora n'umukozi w'Imana abanza dusengera Imana. Urakoze Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana nziza, uri Imana ibera hose icyarimwe. Tugushimiye umuhamagaro wawe mwiza, tugushimiye urukundo udukunda mwami wacu Mana yacu, wagize neza kuturinda n'ukuri. Tugushima uko bwije n'uko bukeye mu mitima yacu, ijambo ririmo nukuvuga ngo warakuze, ushimwe Mana. Nuko rero uyu mwanya turakwinginze ngo ubane natwe, utugirire neza, ukora imirimo n'ibitangaza kuko uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri, kandi twiringiye imbaraga zawe no gukora kwawe. Ngaho ubushake bwawe ari bwubasha kuba none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Amen. Turabashimiye cyane tubibutsa ko turi kumwe n'umubyeyi hano, umukozi w'Imana araza kutwibwira birambuye. Ariko mbere yuko tuganira turagusaba aho dukurikirana kugira ngo nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tuguhe ikaze mu muryango mugari wa Gikristo cyangwa se mu abana b'Imana bemera Kristo. Rero turakwakiriye Mama Nadine. Murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa Uwimana Impaye Hirarirenzaho, nanjye ndi umubyeyi ukijijwe, Yesu yangiriye ubuntu. Turongera kubibutsa ko uyu mubyeyi turi kumwe Mama Nadine ari umudamu wa Revera Pasteur Renze Emmanuel. We ntago ari umushyitsi, mumaze kumumenyera. Rero twagira ngo bakumenye cyane. Rero turagira ngo wenda duse nk'abahera hasi. Mama Nadine ni muntu ki? Mama Nadine twumvikanye ko ari ubase yego, afite abana bangahe, imyaka se hari nimba ari ngombwa njye mbona abatayivuga imyaka, afite abana bangahe, yakijijwe ryari, ko mutubwira urugendo rwanyu mukiri bato, mwabatijwe mufite 12 nibyo, ariko se mu murimo w'Imana mwakoze iki? Muse nk'abaduyishusha Mama Nadine akiri umwana mutoya. Narakuze maze gukura, igihe kigeze ngira amahirwe Imana inyubakira urugo. Mfite umutware n'abana babiri, abandi babiri baratashye, mfite umukobwa n'umuhungu. Ubwo rero muri abo bana harimo umwe w'umukobwa, abandi bamukurikiraga ni abahungu. Ubwo no kuvuga ngo mfite umukobwa umwe n'abandi bahungu batatu. Umukobwa umwe n'abahungu batatu, mufite abana banahari? Bagombye kuba ari bane, babiri baratashye, dusigarana babiri. Turabihanganishije cyane. Mwagiye mukura mute se? Mwakomeje kubibamo cyangwa mwageze aho mugakura nk'abandi bana mukora amanyanga nyine rimwe mukabivamo mukabisubiramo? Mu buhamya bwanjye rero mpereye nanjye nakuze ndi umwana mutoya nk'abandi, ndakura, ariko mu gukura kwanjye hari icyo Imana yankoreye. Navukiye mu babyeyi badakijijwe, ariko mu muryango dufite mukuru wanjye ukijijwe, niwe watugejeje ku ijambo ry'Imana, akajya tujyana mu nzira y'Imana. Amahirwe rero nagize atandukanye n'ay'abandi. Njyewe nakiriye agakiza ndi umwana mutoya, mfite imyaka 8, imyaka 12 mbatizwa mu mazi menshi.
imyaka 12 mumatizwa mu mazi menshi. Tuza hano rero mwatubwiye ko mufite ubuhamya, kandi umuntu umvisha ijambo ubuhamya ahita yumva ikintu gitangaje kitabaye ku bandi cyangwa se kidasanzwe kiba. Ubundi muri make ubuhamya bwanyu bute? Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane. Ubuhamya bwanjye nabonye Imana ikora, nabonye Imana ikora ibitangaza. Ndi umuhamya w'uburinzi bw'Imana, kuko Imana yankuye mu rupfu, yankuye mu rupfu. Nabonye Imana hari itariki ntazibagirwa, itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 muri 2016. Imana yangiriye neza, isohoza isezerano ryari rimaze imyaka 19. Iryo sezerano ryari rimaze imyaka 19, ni ukuvuga ngo narashatse ndabyara, maze kubyara igihe kiragera, urubyaro rwanjye ntirwagenze neza nk'uko nabyifuzaga, nk'uko nabishakaga, kuko hari ibyo nahuye nabyo byanduhije, byangoye. Maze kubyara umwana wa 2, nategereje ko nasama nk'abandi babyeyi uko bigenda, ntabwo byankundiye. Ubwo rero habayeho kwivuza, mpura n'uburwayi bukomeye cyane, uburwayi bukomeye mbumarana amezi 6. Ubwo burwayi rero namaranye amezi 6, nari mfite ikibazo cyo kuva ukwezi kwa 1, ukwezi kwa 2, ukwezi kwa 3, ukwezi kwa 4, ukwezi kwa 5, ukwezi kwa 6. Rero nabonye Imana n'amaso yanjye iranyiyereka, ndayibona, kandi icyo gihe niho naboneye gukora kw'Imana, niho nanaboneye gukira kw'Imana, kuko Imana yarankijije insanze mu rugo iwanjye. Ubwo hari ijoro rimwe ndaryama, mbyuka narose mbona Imana inkiza, iza mu nzu insanga ndi mu nzozi. Ubwo ngubwo noneho mu kunsanga ndavuga nti Mana, ndakubonye kandi ntegereje ko unkiza, ntegereje igitangaza cyawe, rya sezerano wansezeranije nkazaribonesha amaso yanjye. Ubwo rero igihe cyarageze, ndabyuka, maze kubyuka mbyuka nk'uko bisanzwe, ntegereza ko wenda hari, kuko iyo nabaga ndyamye muri ayo mezi 6, naravuga ngo ntapfuye none nzapfa ejo. Ariko nkabona uko bwije nuko bukeye, nkabona simvuye, nkabona ni igitangaza gikomeye. nkavuga nti Mana ushimwe, ubaye ishimwe ryanjye, mbese ishimwe ryanjye rikabaho guhora mvuga ngo ushimwe Mana, kuko n'uyu munsi mubonye, n'uyu munsi mugezeho. Ubwo rero Imana yakomeje kubana nanjye, ingirira neza. Nubatse urugo, ndwubaka ari urugo rw'umugisha. Imana ingirira neza, nduboneramo umunezero mwinshi. Ariko ntago Satani we yishimye, ntago yanezerewe. Hagiye haza ibibazo by'uburwayi budaturutse ku kindi kintu, gusa ari uburwayi bw'amarozi bwagiye bumbaho igihe kinini cyane. Ariko muri ubwo burwayi bw'ayo marozi nabonye ukuboko kw'Imana. Imana yarankijije, imaze kunkiza, nanjye ndavuga ngo Mana ushimwe. Ni indirimbo ihora mu mutima wanjye y'ishimwe ry'Imana, kuko yankuye kure cyane. Ubwo imaze kunkiza amarozi, naje kubona igitangaza cy'Imana. Iyo ndwara mwatubwiye yo kuva amezi yose, niyo hari yavuga kuri ayo mara? Nari mfite ikibazo cya hemorrhagia. Nagize ikibazo cya hemorrhagia,
nyigira icyo gihe kingana gutyo kuko nagiye kwa muganga, najya kwa muganga bakambwira ko harimo ikibazo, bakavuga ati wenda ni imyanda iri mu nda, reka bakabankorope. Ubwo bakankoropa ariko ntibihagarare. Ubwo bakampa imiti nkayinywa, bakambwira runaka uzagaruke turebe uko bimeze. Noneho nkagerayo bagasana none ntibibe byahagaze, bakongera bakanyandikira indi miti. Wenda undi muganga akavuga ati oya reka twongere tumukorope, buriya hari igihe hari imyanda yaba yamusigayemo, bakongera bakankoropa. Ibyo ntago byatumye urubyaro rwanjye rugenda neza nk'uko nabyifuzaga, nk'uko nabishakaga. Narivuje ahantu hose hashoboka n'ahadashoboka, yewe nagiye no kwivuza muri Afurika y'Epfo, naho nivuzayo, bampaye imiti ndagerageza nkajya njya muri controle yaho, ariko kuko igihe cy'Imana cyari kitaragera ntacyo byatanze. Nakomeje kugira ibyo bibazo, nuko igihe cy'Imana kigeze niho nabonye gukora kwayo, mbona igitangaza. Imana yonyine inyikoreraho ndakira, numva umunezero muri njye wungarutsemo wo kwishima kuko bwabaga ari uburibwe. Ubwo mwakonfirmye ryari cyangwa se mwemeje ko mwakize ryari? Kuko ndumva hari byabaye operasiyo y'ijoro rimwe mubyuka mwemeza ko mwakize. Ni iki cyababwiye ko mwakize? Yabaye operasiyo y'ijoro rimwe, ariko icyanyemeje ko nakize nuko nabyutse ntakiva. Nabyutse ntakiva, kandi uwo munsi nabyutse ntakiva nari mfite urugendo rwo kujya muri Afurika y'Epfo. Muri njye hazamo amajwi nk'abiri yo kuvuga ngo ubu none se ko mbona byahagaze uwabyihorerane kwirirwa njya muri Afurika y'Epfo. Ariko ubwo ndavuga nti hoya ntereka ngende kuko urugendo naruteguye, ndagenda ngenda nzi ko n'ubundi ubwo ndi bugire ibibazo mu nzira. Urugendo rwari rurerure, ndagenda, nicyo cyampaye ikimenyetso ko nakize, ko navuye Maputo ngera Idiriba nta kibazo nigeze ngira. Ndavuga nti Imana, ahangaha niho gukora kwawe ndakubonye, mbona ko Imana yankozeho. Ibyo mubona ko Imana yabakozeho. Mwakomeza none mugezeho, mwatubwiye ko Imana yagiye bakiza ibintu byinshi harimo n'amarozi. Imana yanyejeje inkura mu rupfu. Narwaye nyuma yo kuhura n'ibyo bibazo, nari mfite isezerano ry'Imana ry'uko izaduha umwana inyuma y'imyaka 19. Ubucura bwanyu twakwita ubucura yari afite imyaka 19, mwakira isezerano ry'uko Imana izabaha undi mwana? Twari dufite isezerano, afite nk'imyaka muri 10 n'ingahe, kuko yuzuza imyaka 15, mu myaka 19 uwo mwana yari ayujuje, niho nasamye inda ya rya sezerano ry'Imana. Wenda twakwifuza kumenya uwo mwana yuje imyaka 19, umwana ufite imyaka ingahe? Njye nari mfite 39 gutyo. Ubwo rero nasamye inda, maze gusama inda, yari inda y'igitangaza. Umuntu wese wambonaga kuko yambazaga uko byagenze, akambaza ati turatwite, kuko numvaga ari igitangaza. Nkamubwira nti ni ukubera Imana yarabikoze, kuko cyari icyifuzo nasengeye igihe kinini cyane, aho abantu b'Imana bateraniraga basenga, haba mu gihugu turimo. Ni icyifuzo natangaga, nkavuga ngo muzansengere nanjye Imana izagira uko ibigenza, kuko
Imana ikorera ku gihe cyayo yaje kubikora, yari yarabimbwiye, nkabona imyaka yanjye iri kugenda iba myinshi, nkavuga ntari wenda ntabwo bizasohora, ariko Imana ntawe ufasha Imana cyangwa se ngo Imana yatinze gukora ikintu, irakora bikagaragara. Ubwo rero Imana yakoze igitangaza, ndatwita, maze gutwita igihe kiragera, Imana ikajya impa ubutumwa bumwe na bumwe, bakambwira ngo nsenge, ubundi ikabwira umutware wanjye ati nangeraho ansengere arambitse ukuboko ku nda yanjye, ati kuko hariho ibintu bitari byiza, hariho amagambo atari meza abantu bakoze ku nda bakayavuga atari meza. Ubwo nawe iyo yabaga ngezeho yaransengeraga, yansengera nkamubwira ko nsengeye gutya byabagenze gute, habaye iki, akambwira ati ni Imana yategetse ko tugusengera gutya. Ubwo rero igihe cyarageze, njya ku munsi wo kubyara uragira. Umunsi wo kubyara ugeze, mbona mu buzima, mbona umuntu ntajyaga mbona, mpura nawe, maze guhura nawe ambwira ibintu, arambwira ati mama Nadine, ati reka dusenge dukureho urupfu. Ariko kuko Imana yajyaga imbwira kenshi ngo mu kusama kuriya mwana yarimo umugisha wanjye, kandi natwe twari tumutegeranyije ubwuzu, amatsiko menshi cyane, kuko hari haciyeho imyaka myinshi tuvuga tuti Imana wazaduhaye umwana, ubundi tukumva ko bitazashoboka, bitazemera, tugeze aho turiyakira. Gusama kuriya mwana ntago, ni igihe tutatekerezaga ko bitashoboka, igihe bitashoboka twumva ko bitashoboka, ntiroturuva numva ntwite, ndavuga ngese byashoboka, byakunda. Nkora testi, ndazikora, ndangije ndazibona, mbona ko ntwite. Ubwo rero maze kubyara nageze kwa muganga, maze kugera kwa muganga abaganga baranyakira, bamaze kunyakira ndinjira, maze kwinjira ntago byangendekeye neza. Wenda uko byagenze umaze kugera kwa muganga, mwe mutubwiye ko mwahuye n'umuntu mutajyaga mubona, ni umuntu mushyashya mutari muzi cyangwa ni umuntu mwe muzi ariko mutajyaga muhura kenshi? Ni umuntu mushyashya, ntabwo yabaga muri iki gihugu. Musanzwe muzi rero? Ni ubwa mbere nari mubonye. Arakubwira ngo dusenge dukureho urupfu. Icyo gihe mwarasenze? Twarasenze, ariko ngewe kuko numvaga ko nari mfite isezerano ryo ko Imana hari igitangaza izankorera. Imana yajyaga imbwira ko hari igitangaza izankorera njye n'umuryango wanjye tukakibonesha amaso. Ubwo rero ntabwo nigeze nemera ko ku rupfu rwabaho cyangwa se habaho ikindi kintu. Nari ndi ahantu ho kumva ko ngiye kubona ibitangaza by'Imana, kumva ngo urupfu rwaza, kumva se ubundi burwayi bwaza, ntabwo nari mbyiteguye. Yego, mumaze kwinjira rero mugeze kwa muganga? Nageze kwa muganga, ngo mbona baranyakira, bamaze kunyakira ntabwo byagenze neza, nkigera kwa muganga nahise ngira ikibazo cya tansiyo, yahise izamuka. Tansiyo izamutse bagerageza kuyimanura, wenda ngo barebe ko nabyara normal, biranga, baragerageza biranga. Bimaze nahageze nko mu masaha 7 za kumanywa, bimaze kugera mu masaha ya nimugoroba 23 saa 5 za nijoro, nibwo
muganga afata decision zo kuvuga ati ntabwo bishobotse ko wabyara muri parto normale, birasaba ko tukubaga. Ndamubwira intoya ntirigihangana isaha imwe, ati no, ati isaha imwe ntabwo biri bukunde, ubu aho tugeze turagira ngo dusove wowe cyangwa se umwana. Ubwo ngubwo ndemera, ndababwira nta kibazo, ninjira muri salle d'operation. Maze kwinjira muri salle d'operation barambaga, bamaze kumbaga bankuramo umwana baramunyereka. Bamaze kumunyereka banyereka umwana w'umuhungu, ndamubona. Maze kumubona bahita bamutwara kumutegura nyine, kuko iyo mukibyara bahita bakwereka umwana ubyaye, ubundi bagasigara bari kugutunganya umubyeyi. Ubwo ngubwo baranteguye, baranduda aho babaze. Bamaze kuhanduda bankura muri salle d'operation, banjyana mu yindi salle yo gutegereza. Sanagezemo niho nabonye Imana nyibonesha amaso yanjye. Aho hantu nageze muri salle yo gutegereza, nkihagera umuganga araza, aba infirmieri baraza barandeba. Bamaze kundeba dogiteri aragenda. Noneho maze kugenda aba infirmieri baraza babiri barambwira ngo donayirara korda. Ndamubwira okay. Noneho nkanguka, barambwira ngo ninkanguke. Bamaze kumbwira ngo ninkanguke, ndababwira ni habaye iki? Barambwira ngo infringement, ngo umwana wawe yapfuye. Ndavuga ni nowe possible. Ubwo maze kubabwira ko bidashoboka, ndababwira ni mumuzane ndebe. Ubundi ntago bibaho ku mwana, iyo umwana yagize ikibazo ntago bajya bemera kwerekana umwana iyo yagize ikibazo. Ariko byari isezerano ry'Imana kugira ngo ntazajya mbaza ya Mana, mbese Mana wambwiye ko uzampa umwana, sinigeze mubona, sinamukozeho. Ubwo mbabwiye ngo bamuzane, mumuzane ndebe, mumuzane ndebe. Baramunzanira umwana. Bamaze kumunzanira mukoraho, ndamureba. Ndababwira none se ko numva afite umuriro gutya, ndeba abantu bari bamuteye urushinge. Ndababaza saha ngaha byagenze gute? Ngo twari turi kugerageza kumwongerera umwuka kugira ngo turebe ko yabaho, ariko ntago yabashije kurezista, yahise ataha. Ubwo rero amaze kumbwira ko yatashye, nanjye ntago sinabashije kwihangana kubyakira. Byaranguye, navugije induru, mvuza induru nyinshi cyane, ndasakuza, ndavuza induru cyane, ndi gutaka ngo ntago bishoboka, kuko numvaga bitabaho, kuko numvaga muri njyewe hari harimo kubona igitangaza cy'Imana. Ubwo rero bimaze kugenda gutyo, izamuka, imaze kuzamuka, njya muri koma. Mujya muri koma, wenda mutaragera aho ngaho bababwiye ko umwana azize iki? Yari afite ubuhe burwayi? Nta burwayi yazize. Yazize ko bambwiye ko yari munini cyane, kandi kuko yari munini, yavukanye ibiro 4 n'amagarama 600. Ubwo rero ibiro 4 n'amagarama 600, bambwira ko umwana yari munini, yatinze kuvuka, ariyo mpamvu yabiteye. Igihe yashatse kuvuka akoresha imbaraga nyinshi, mu gukoresha imbaraga nyinshi, igihe yavukiye aje, noneho yavukiye ntibyakunda ko yabasha kubaho, kuko yari yagize yamuri kugushakisha akoresha imbaraga, yagize ikibazo. Turabihanganishije, twibutsa abantu turi kumwe ko turi kumwe n'umubyeyi mama Nadine, madamu wa pasiteri Renzaho Emmanuel. Mumaze kujya muri koma? Nageze muri koma, nabayemo iminsi 7.
nabaye muri koma iminsi 7 gusa iyo umuntu ari muri koma ntabwo ushobora kumenya ngo ni iminsi ingahe. Igihe nagarutse mu mubiri niho bambwiye ko maze iminsi 7. Iyo minsi 7 rero nabonye byinshi, nabonye gukora kw'Imana. Muri koma Nadine bimeze biti? Iyo umuntu ari muri koma hari ahandi hantu aba yagiye, wararotaga cyangwa uwo wabonye ugarutse gusa? Muri koma ngewe ntabwo narotaga, gusa nari narajyanywe, nasaga nk'uwakuwe mu mubiri. Hari ikintu mwibuka se byibura mwabonye ahantu mwari muri? Ndabyibuka ntabwo nabyibagirwa. Mwadusangiza, nangize amatsiko yo kumenya ahantu mwari muri byari bimeze bite, mwagarutse mute, byagenze bite? Icyo gihe ngewe ndagira ngo mbwire abantu bamenye Imana, abantu bakunda Imana, mbabwire ko ijuru ririho. Ijuru ririho, ijuru riri gutegurwa. Nabonye urugero navuga ngo umugeni, uko akunda umugeni aba yambaye, cyangwa se kwa kundi aba agenda abantu bose bamushagaye. Nabonye ikirori ntarigera mbona mu kubaho kwanjye. Ariko icyo kirori nabonye kirimo gutegurwa. Nta minsi ibayo, nta masaha. Njyewe ubwo nari ndiyo meze nk'umuntu uri gutemberezwa, ariko ndiyo. Ikintu cyantangaje ni uko nabonaga njyewe njyenyine, ari njyenyine, usa nyine usa gutya nyine k'umuntu wawe umubiri wo mu isi abantu baba bambaye, ariko abandi bose barasaga, nkabona nta mwirabura nabonyeyo, mbese abantu bafite umubiri utandukanye n'uwacu. Niba navuga ngo basa nk'abazungu, kuko hariho imibiri itandukanye, wasanga umubiri usa nk'umubiri w'abantu bo muri Ethiopia, cyangwa se abantu bo mu Basomaliya, ariko umubiri wabo utandukanye n'iyi mibiri y'abantu bo mu isi babona. Kandi nta muntu ureba uyu nguyu avuga ati nge uyu nguyu ni inshuti yanjye, cyangwa se gusa abantu babo bafite umunezero. Mu gihe nari ndi kugenda, kuko ubwo ngewe nari ndi ku kagare, ntabwo nagendaga n'amaguru, nari meze nk'umuntu wicaye ku kagare, ngendera ku kagare. Niba ntekereje kujya hariya nkaba nahagiye kujya hariya, ariko ubwo nabonaga ari ikirori gitegurwa. Urumva, ikirori gitegurwa, ntegereza ko wenda umugeni azaza, cyangwa se seremoni nk'uko zitangira bati umugeni arinjiye, abantu nimugire gute. Nabonaga abantu bose bari gucacanamo kandi bishimye, bambaye imyenda myiza. Nimba turi bubita abantu cyangwa abamarayika simbizi, wenda mu bo mwibuka wabonaga bagira bati, wabonaga bakora iki muri baba bazenguruka bagenda. Abandi bari nko guhimbaza Imana, abandi bari nko kuramya Imana, bari nko muri konseri, bari bafite umunezero ntabasha kugusobanurira uko ungana. Kuko nanjye muri icyo gihe numvaga nari muri koma, ariko ntago nigeze numva ububabare, nta buribwe nigeze numva ndi muri koma. Kuko ndi muri koma numvaga nifite ibyishimo by'ahantu narindi hari heza cyane, hanejeje. Icyaje kumbabaza nuko naje kugaruka mu mubiri,
uburibwe cyangwa se ububabare nabwumvishije ari uko ngize gute ngarutse mu mubiri. ubwo nituragaruka mu mubiri wenda mukiriyo hari ahantu mwatembereye se, hari umuntu wabatemberezaga cyangwa wabonaga uri wenyine gusa? Nari njyenyine, nari ndi kumwe na marayika. Nabonye ururembo siyoni bavuga, ururembo siyoni bavuga nta hantu ntabasha gusobanura. Hari ibintu abantu bajya bubaka bakagereranya nabyo, ariko uhari uba uri kure yawo hitegeye ukabona ni nk'inyanja, ariko wahagera ya nyanja ntuyibone. Naho ngaho no kwireba uri kugenda gutya ubusa nk'uri kureba munsi yawe ibiba biri kuba byose. Mbese bavuga ngo inyanja y'ibirahure cyangwa se ibiki birenze ibyo abantu bavuga. Bishatse kuvuga ko tujya twumva mu ijoro ngo hari imigezi y'ibiki n'ibiki n'inyanja z'ibirahure, nibyo koko? Nibyo. Waduhamiriza ko ari byo? Ibyo nabonye njye ntabihamya. Waratubwiye ko wabonye abantu bari muri konseri cyangwa se ubona bari mu byishimo, hari ahandi wenda mwaratembereye? Ni urugero rwo kugereranyiriza ngo bakunda abantu baba bari muri konseri baba bishimye, n'abantu baho bahora bishimye, bahorana umunezero. Hari ahandi wenda mwatemberejwe se cyangwa byagarukiyeho? Byagarukiye aho ngaho. Urugendo rwo kugaruka rero mwagarutse gute? Wa muntu yaragusezeye ati subira iwanyu, cyangwa wagiye kubona ubuntu urakangutse? Ikintu nzi navuga ngo hariho imirimo. Urumva narabwiwe ngo hari imirimo, urumva ngo hari imirimo kugira ngo ugere mu ijuru ugomba gukora. Hari imirimo ugomba gukora. Noneho hari imirimo ndibaza se nibaza ku bwanjye ndavuga ni buriya Imana yasanze nta mirimo myiza se mfite, cyangwa hari iyindi mirimo ngomba gukora kugira ngo numve ko ntaguma mu ijuru. Ariko wa muntu yankozeho gatoya gutya, amaze kunkoraho ntago nongeye kumubona, na bya byishimo na wa munezero wahise urangira. Ariko mbwirwa ngo hari imirimo, rero maze kubwirwa ngo hari imirimo, maze kugera mu mubiri narayibonye, kuko nagerageje kujya nibaza byinshi ibyo mba naba ntarakoze, niba se hari icyo ntavuze ntatunganije neza. Nshaka kuvuga ngo mu ijuru, kugira ngo umuntu agere mu ijuru biterwa n'imirimo yakoze. Niba nta mirimo myiza wakoze nta juru uzabona, ariko kugira ngo ugere mu ijuru ni imirimo myiza yawe niyo izaguherekeza, niyo izakubera umunezero, niyo izakubera ibyishimo. Ubwo wenda bishatse kuvuga ko mwagaruwe kubera ko wenda imirimo itashyikaga, itarishyitse? Hariho imirimo itarishyitse kuko nari ni misiyo nahawe. Hariho ibyo nagombaga kubwira abantu kugira ngo bamenye ko kujya mu ijuru ugomba gukora imirimo myiza. Kujya mu ijuru ugomba gukorera Imana ukayinezeza nawe, kuko mu bintu byo mu isi dukora hari igihe wakora avuga uti ndi gukora ikintu ninezeze, ariko gukorera Imana nicyo kinezeza, nicyo gishimisha Imana. Dukomeje kuba turi kumwe na famiye hano, couple nziza cyane rwose, umuntu atabura kuvuga ko ibereye amaso. Twakiriye umutware w'urugo, twamusuye asa nk'uhuze, madame aduha ikaze, ariko ndibaza nawe twamuha ijambo akaduha ikaze cyangwa akatubwira ati mwatinze nimutahe.
oya nta kibazo Yesu nashimwe turabishimiye tubaha ikaze mu rugo iwacu mwumve mu ikaze twabasuye rero madamu ari kuduha ubuhamya twaganiriye rwose umwanya uhagije tugeze mu mwanya wo gusoza ariko ntabwo twagenda tubahaye ijambo cyangwa se mama Nadine atatubwiye ijambo riri ku mutima mfite ububazo nka 2 3 cyangwa se 10 njana kubabaza bitewe nuko ari budusubize yatubwiye uburyo ki yagize urugendo rutoroshye yasamye inda nyuma y'igihe kinini cyane nyuma biza kuvamo ibibazo binini biza kumujyana ndetse no mu rupfu niko nabyita aza kugwa muri koma nyuma aza kubona uko mu ijuru hameze aza kuvayo ndetse asubira mu mubiri nyuma yo gusubira mu mubiri aza kugira izindi ndwara zigiye zitandukanye ndetse biza no kumuviramo ku mwana Imana yari yamuhaye imisezerano igihe kinini aza kwitaba Imana yongera ikamwisubiza atabanye nawe igihe ndetse harimenya nta n'umunsi bamaranye byatumye rero ngira utuntu tw'utubazo nagiye notangira ngo nze kumubaza mama Nadine nyuma y'uko Imana iguhaye isezerano igihe kinini nyuma Imana ikaza gutwara umwana wabyitwayemo gute ntabwo wafashe Imana nk'inyabinyoma ufite Imana se kwansezeranyije umwana ukaba umutwaye bimeze biti niwe wambwiye koko cyangwa se si wowe kumwe mugaragu w'Imana yari ari mu gihome akaza kubaza tuma kuri Yesu ati se ni wowe koko cyangwa dutegereze undi wowe ni wageze muri icyo gihe ukavuga ati se koko Mana ni wowe wambwiye umwana wambwiye n'uyu cyangwa se njye nagize mu gihe mbamo ngira ibibazo byo gutekereza cyane ngatekereza kuko nabonye ko Imana yankuye mu rupfu nabonaga ko yari ishoboye byose kandi buri ndavuga nti mu byo yakoze buri igikwiye nicyo yakoze gusa kubyakira byarangoye nabanye n'umubabara igihe kinini ngira agahinda kenshi igihe kinini cyane kugira ngo binshiremo byansabye gusenga iminsi myinshi nabashije kuba imbere y'Imana ninginga kuko nari nkiva muri koma nafashe ibihe navuze iminsi 7 nabaye muri koma giye kuyibamo ndi imbere y'Imana naragiye ndyama mu rusengero iminsi 7 irarangira abantu bakajya bambwira tuzapfa uzongera ugira ibindi bibazo ntiyoya nta bibazo nzagira ibyo ntagize ndi hariya iharankuye none ndi imbere yayo napfa navuye muri ayo masengesho Imana ingaruriye umunezero ubundi ntabwo nasekaga kuvuga byari byashize muri njyewe mbese nta munezero wari muri njye ariko narasenze Imana mu masengesho y'iminsi 7 ntarya ntanywa Imana ingarurira umunezero yarangije kubona icyifuzo cyari kiri mu mutima wanjye nuko nsubirana umunezero wo guseka naho ubundi aho abantu babaga bari ngiye numvaga nahagera kuko abantu benshi barambwiraga ati mwebwe Imana ati ibintu byababayeho kuko uwo mwana twari twamwiteguye naraguze imyenda naragize gutatuga rero ati mwebwe mwabaye icyigisho mwabaye icyitegererezo ati ubu nta muntu uzongera kujya kubyara yitegure nk'uko umubyeyi yitegura umwana ibyo bikajya bimbabaza ariko Imana yaje guhindura wa mubabaro ihundamo umunezero ubu nshima Imana kuko ubushake bwayo buruta uko twebwe twifuza nuko dushaka kandi icyo yagennye ntawavuga ngo hoya Mana wigira gutya byose ni ukubyakira muri njyewe harimo ishimwe ryo kuvuga ngo ushimwe Imana niryo jambo rimbamo umunsi ushize
nshima Imana n'urishimwe ryanjye Imana warakoze no kuba ngenda no kuba nkiriho n'ishimwe ryayo. bo mwaduha urugendo rutoroshye mwagiye mucamo ndetse n'ibyo mwagiye muhura nabyo, mwatubwiye uburyo ki mwagezaho umurwara umubiri ukagenda ubavaho mukagenda mushishura rwose mukajugunya, ariko ubu turabona mufite itoto byararangiye rwose Imana ishimwe. Ariko nagira ngo ahari mutuganirize cyangwa se muse nk'abaduha ku rundi ruhande nanone, se muri urwo rugendo rwo kumara imyaka 19 hari nimba ntibeshye mutarongera gusama, nta magambo y'urucanege mwagiye muhura nabyo se? Uko cyane cyane tumenyereye ko famiye z'abapasiteri tuzifata nka famiye z'icyitegererezo, akantu gato kangana urwara pasiteri akoze kiba umusozi mu bantu. Nkabaza ni se nta magambo y'urucanege mwagiye muhura nayo, cyangwa se wenda ibintu byagendaga bibasubiza inyuma? Yari menshi cyane, yari menshi ababaza umutima. Hariho igihe nahuraga n'umuntu akambaza ati kuki utongeye kubyara, kuki utakurikije aba bana, ati wazarekuye ibyo bintu ukoresha ukabyara. Natekereza ko nta kintu nkoresha, agahinda kakanyica nkarara ndira. Ari n'umurigi mu ruhande rwa famiye, mama yajyaga mbaza ati se nta wundi mwana, ati nta kundi kuntu urabigenza, yambwira ngo nta kundi kuntu ndabigenza. Rero nkibaza ko muri we wenda nawe avuga ati buriya nawe yakoresheje gutya, ariko narabasobanuriraga nkababwira ikibazo cyanjye. Mu gihe nabaga ndi nagiye muri process zo kwa muganga, nivuje ahantu henshi cyane, nivuje hano, nivuza muri Afurika y'Epfo, ariko abambwiraga amagambo yo gushoka umutima ni benshi. twarwaye sida, hakaba ubwo bakavuga ati buri mpamvu ko abapasiteri batabyara ni uko barwaye, ati buriya barabihisha kugira ngo bitazagaragara. Ubundi bakavuga ati kwa pasiteri buriya impamvu batabyara, naba ntagiye nko gusenga bakavuga ati umudamu wa pasiteri yagiye inyambane gushaka urubyaro, nagiye mu baganga, kandi pe ntaho nigeze njya, ariko ngakomezwa n'imbaraga ko umutware wanjye yamfashaga muri byose, akamwe ngo ihangane komera, ibyo ni ibisanzwe, ibyo ntibikagutesha umwanya. Ariko kubimbwira yarabimbwiraga, ariko mu mutima ho hashize nkumva ko wenda bimbwira kuko bitamuri wowe n'umugabo, ariko ngewe nk'umudamu nabaga nakoze uko nshoboye, nkabona ntareze leta, nkumva wapi. Ubwo nahimbajije icyo kibazo kubera ko nzi neza ko abantu bo baravuga, kandi ntacyo wakora ngo unezeze abantu. Iyo ubyaye cyane baravuga, iyo utabyaye baravuga, iyo ubyibushye baravuga, wananuka bakavuga. Ubwo rero nahise numva ko bagumbye bavuze, ko nagira ngo mudusangize cyane cyane ko tuba tugira ngo ibintu turi kuganira bifashe n'abandi. Hari umuntu ushobora kuba ari mu kigeragezo nk'icyo bakavuga, yakira bakavuga, byaba bitagenze neza bakavuga, akaba yicaye avuga ati se Mana yanjye nzakora iki ku buryo abantu baceceka, ariko bari nashobora guceceka. Ndagira ngo babaze ikibazo cya nyuma, nubwo bitoroshye kukibabaza, ariko reka nyibabaze kugira ngo twakire n'umutware nawe duhe urugendo ruto, cyangwa se agire ibyo dusobanurira. Mumaze kwitegura umwana, Imana yavuga ko izabaho umwana imyaka myinshi, ndetse biranakunze, musamye inda, umwana akuze neza mu nda, ndibaza yarakinaga nk'uko abandi bana bakina mu nda. Nibyo igihe cyo kubyara kirageze, mugiye kwa muganga nk'abandi, bavuga ati icyo nzi cyo bashobora kuko waragendaga rwose ukandagira abandi, uvuga ati ndabizi neza,
uyu mwana wanjye n'uwisezerano muganga wanyakira utanyakira nzabyara kuko wumvaga ari icyo Imana yamuvuzeho. Igihe kirageze umwana yitabye Imana, urababaye utekereje ko Imana ibigenje cyane cyane ko ikora uko ishaka. Noneho urarwaye, urakize, uratashye mu rugo, ariko ikibazo cyanjye kizingiye ahangaha nkibaza ni wamaze gutaha nibyo ugeze mu rugo utangiye kubona twa twenda wari waraguriye umwana, utubibero, akaberiso nimba kare gahari, utwo tuntu nk'utwo ngutwo. Urwo rugamba rwo rurwanya ute rwo kugira ngo ibyo bintu ndibaza ni sinzi uko nabyita nk'umubyeyi wenda uragira uko bitwitira, ariko ibyo bintu ntabwo byagukomeretsaga kurushaho? Nageze mu rugo nsanga barayihishe. Ubwo papa umutware wanjye yarayifataga akayishyira mu ivarisi, akayikura mu ivarisi akagenda akayishyira ahandi hantu. N'umukobwa wanjye Nadine bose bakajya bagerageza kuhisha ibyo twari twaraguze byose, kuko numvaga nagarutse mu rugo ubwenge bwanjye butaratangira kugenda bubitekerezaho cyane. Ariko noneho uko ngenda nguma mu rugo, mba mu rugo abantu baza kunsura, abahageze bakarira, nareba uko barize ati yewe mbese nuko byagenze. Noneho akaba aribwo nanjye njya ngira agahinda nkagira umubabaro. Twari twarateguye icyumba yararagamo, ubwo naje ariho mitira. Ariko nafashe ya myenda, ngira amahirwe hari abantu babyaye muri ayo mezi bakurikiranye, ngenda nyitanga. Hari impano nari nakiriye z'imyenda myinshi yavuye hanze, ubwo ngubwo nkajya nyitanga. Noneho hakaba niyongeraho nkumva nayibika, ariko nyibitse uko nguma kuyireba nkajya numva imbabaza. Icyambereye cyiza nuko byose nabitanze biva mu rugo, nsigara ntakireba ikintu na kimwe cyo kuvuga ngo iki twari tugiteguriye umwana. Ni byiza cyane, ndumva hari tumaze kunyurwa, ariko mu gusoza nagira ngo wenda tubahe ijambo mugire ubutumwa mwagenera abantu bakurikiranye ubuhamya bwanyu. Hari umuntu uri mu kigeragezo nk'icyo mwanyuzemo, ndetse hari n'umuntu ukicayemo uyu munsi uri kudukurikirana. Hari umuntu wumva ko imyaka ibaye myinshi isezerano riryama, ndetse hari n'undi ushobora gufata ubuhamya mwaduhaye akabusobanura mu bundi buryo, akavuga ati burya Imana ishobora gutanga isezerano nyuma ukisubira, akavuga ati buriya mama Nadine Imana yamuhaye isezerano ryo kumuha umwana agapfa, ati buriya nanjye ushobora gusanga bimwe Imana yambwiye bizagera ku munota wa nyuma bikaba birapfuye, Imana ikisubiraho. Ndagira ngo uwo muntu umugerere ubutumwa, umukomeze. Ese Imana kuko yavuga ikintu nyuma ikazisubiraho? Ese Imana yavuga ikintu nyuma ikabivamo? Ndagira ngo mubagenere ubutumwa mu gihe cyo gusoza. Ubutumwa ngiye kubagenera, ikintu cya mbere ngiye nakunze Imana ni inyembabazi, Imana ni urukundo. Ntabwo Imana yakora ikintu cyakubabaza iteka. Iyo yaguhaye isezerano ry'uko izaguha umwana, byanga byakunda irarisohoza. Nubwo byanyura mu bikomeye hagaca imyaka myinshi, ariko njye nabonye ko ibisohoza. Yarabisohoje, njye ndabibona, mbibonesha amaso yanjye. Ntabwo ari inkuru ndi kubara, ni ibyo nabayemo mbinyuramo. Yari rimaze igihe kinini cyane, isezerano twararibonye, Imana irarisohoza. Ubwo rero muri uko gusohoza kw'isezerano ry'Imana hariho umubyeyi waba atabasha kubona urubyaro, biravuna, bivana umuntu mu mwanya we, ariko ajye atekereza ko Imana imukunda kuruta byose. Kandi niba hari icyo yavuganye nayo agikomeze cyane, abe mu mwanya wo gutitiriza, ntaruhe, ategereze yihanganye, bizasohora. Kuko
hari imbaraga mu maraso ya Yesu, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga umuntu yambara ntaba akiri wa muntu, akaba ari za mbaraga z'Imana zikora zigasohoza ya masezerano. Kuko Imana nta nayibonye, navuga ngo nayibonye life, nayibonye bikora, kuko nanjye ubwanjye numvaga ko bitazashoboka rwose pe. narashyizeho umurongo, mbona ko imyaka narengeje 35, nkavuga nti nanamubyara nzabyara wa mwana ubwo bikoranye biruhije, ariko Imana yaje kumumpa, mukoraho n'intoki zanjye ndamubona. Ubwo rero buri wese ategereza isezerano ry'Imana uko byagenda kose, nta kabuza Imana yisohoza amasezerano, ntabwo ijya ibeshya. Imana ntabwo ijya ibeshya, byaba bitinze byaba byihuse, ariko irarisohoza. Twararibonye risohora. Ubwo rero n'undi wese urifite ategereza Imana, ategereza isaha y'Imana. Igihe cy'Imana nikigera rizasohora, kandi imbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Iyo igihe kigeze birasohora, umuntu akabibonesha amaso. mbere y'igihe si igihe, ndetse na nyuma y'igihe ntabwo ari cyo gihe. Ubwo ni ubutumwa bwawe mama Nadine akugeneye wowe udukurikiranye, kandi tukubwira ngo isezerano ry'Imana ntabwo risaza, rishobora gutinda n'ibyo, ariko gusohora ko rirasohora, kandi Imana isohoza mu buryo bwaryo. Ni ucika intege wumve ko ibyawe bimaze gutinda, uvuga ati finaroma bizarangira nk'uko bya mama Nadine byarangiye. Buriya ni ibya mama Nadine nyine, nawe ufite ibindi byawe. Icyo tugusaba ni ukwihangana ndetse no gukomera ku isezerano ukiranuka. Pastor, Imana ibahaye isezerano rero, imyaka myinshi rirageze, rije risharira, rizana ibindi bibazo byinshi. Yego rirasohoye, ariko rizanye amarira menshi, gucika intege. Sinzi nimba kwarabonetse, ariko n'urugendo rutoroshye. Umuntu aba aramutse ababajije ibi bibazo byose madamu yatubwiye, mwabinyujijemo n'iki cyabafashije kugira ngo uyu munsi tube tukibona pasiteri yari pasiteri afite itorero rikomeye ayoboye, pasiteri ataraguye mu byaha, pasiteri ataracitse intege ngo Bibiliya ayicanisha imbabura, pasiteri utarabivuyemo, kandi twumvisha ibintu bikomeye cyane. Umuntu aramutse agize amatsiko, ibibazo byose mwabinyujijwemo n'iki? Imana yajyaga itubwira mbere y'igihe ko hari ibihe tugiye guhura nabyo, kandi ko izabana natwe, izatukomeza, izatugira neza, ariko ntitwari tuzi ibyo ari byo. Mu by'ukuri ikintu nize, iyo Imana ivuze ikagusezeranya isezerano, nuko nubwo ryaba ari ryiza, ariko hirya y'iryo sezerano ni ukuvuga ngo haba hari, imbere y'uko iryo sezerano risohora, haba hari ibizarirwanya. Ubwo rero muri iryo sezerano Imana yaduhaye, twahuyemo n'ibyo byose bikomeye, ariko ijambo navuga nyamukuru rikuyemo byose byatumye rinkomeza, nuko Imana yabaye hafi yacu. Imana yabaye hafi yacu. Abantu benshi mu mpande zitandukanye bagiye badutelefona, bari muri Amerika, bari mu Rwanda, bari hirya no hino, batubaza ibyabaye kandi batubwira ko badusengera. Hari igihe uhura nacyo wenda ukananirwa kwisengera, ariko abantu benshi batubaye hafi, baradusengera, baradufashije mu buryo bwose bushoboka, kandi twabonye Imana idukomeza. Nyuma y'ibyo byose hari ijambo Imana yanyigishije. Burya nizimwe ikintu gikomeye, ubushake bw'Imana abantu bashobora kubwumva, bakamva ko kubyara umwana, kumurera, kuba akakura ari byiza. Nibyo koko, ariko hari n'igihe uko umwana apfa niko n'umuntu mukuru apfa. Ubwo rero uwo nguwo yatashye atariyanduza,
mpita numva hari ijambo nakuyemo ko najyaga numva Bibiliya ivuga ngo tuzaririmba ya Mose, tuzaririmba n'umwana w'intama, ariko abantu bazayiririmba ni bantu ki? Ni ukuvuga ngo ni abantu batigeze biyandurisha iby'isi. Abantu batiyandurishije iby'isi kuri iki gihe ni bande? Atari bari abana nyine. Ubwo rero Imana kuko ari umukozi w'umuhanga ibarura batarandura, ikabatwara igihe kitaragera ngo biyanduze. Abazaririmba ya Mose n'umwana w'intama w'Imana naje gusangamo n'umwana wanjye azabarimo. Numva ndanezerewe ko Imana yishakiye abazayiririmba kandi kaza no mu rugo rwanjye. Maze kugira babiri bariyo bazaririmba ya Mose n'umwana w'intama w'Imana. Ukuvuga ngo batiyandurishije iby'isi. Muri makeya n'abagarde corps b'Imana. Ibaze nawe ugiye nko mu birori ugasanga hahandi hategerwa abarimo gukora uwo murimo n'abana bawe. Mu by'ukuri nanjye byaranejeje, nibyo byampojeje amarira, nibyo byankomeshe kumva ko Imana yacaguye ko n'abana banjye bari mu bazaririmba ya Mose n'umwana w'intama w'Imana. Biranejeje cyane cyane ko wumva ko n'Imana yarungurukijeho gato mama Nadine akabona ikirori abana be barimo, wenda nubwo batabashije kubonana ngo baramukanye, ariko ndibaza hari ibyiringiro byaremetse mu mutima bavuga ati ibyo byose ahantu abana banjye bari ni heza, ndetse iyo nigumirayo sinagaruke. Ubwo rero biranejeje. Pastor, hari ingendo 3 ngira ngo muse nk'abadusubizamo gato kugira ngo musubize muri icyo gihe Imana imaze kuba yisezerano n'ibyo, ariko mu munota umwe mwumvishije ko ryasezerano ritagihari. Imana umwana yabahaye imujyanye, ikintu cya mbere cyaje mu mutwe, ikintu cya mbere mwahise mutekereza, reaction ya mbere mwagize muri ako kanya yari imeze ite? Ntago ikintu cyo nakubwira ko namaze kumenya ko umwana watashye, abantu barambwiye ati ntago ari byo, umwana ashobora kuba atari we bakuguraniye, genda urebere mushakishe mu mpinja ziri aho ushobora kumubona. Twaragiye rero, abantu buryo baravugana ubwenge bugahita buba butarajya mu mwanya, ariko icyo gihe narihuse ngera mu mpinja zindi aho ziryamye, hari abana baba batari kumwe n'ababyeyi. Ubwo rero nagezeyo ndareba ibitanda byose ndabizenguruka nshaka izina ry'umwana, kubera ko icyo gihe babanditseho izina rya nyina. Ntago rero nabashije kumubona aho ngaho. Ubwo bukeye bwaho nibwo nagiye muri morgue. Ngeze muri morgue baramunyereka, mvuze izina ry'umwana baramuzana, baramunyereka, nsanga afite ibimenyetso byose byerekana ko umwana ari uwanjye. Yari afite imisatsi ya madame, yari afite isura ya mukuru we Shalom, yari afite mbese rwose ibimenyetso byerekana ko ari umwana wanjye, ku buryo ntago nongeye gushidikanya. Ubwo rero ibyo kuvuga ngo yari isezerano yari icyo gihe nari ndi preocupada kuri nyina wari usigaye, kandi ubwo icyo gihe nagombaga kujya gushaka impapuro byo gushyinguza umwana, ndi no kureba ko uri mu bitaro atancika nanone. Ushatse kuvuga ko mwagiye gushyingura umwana nyina ari mu bitaro? Nyina ntiyashyinguye umwana? Ntabwo yashyinguye umwana, ahubwo avuye yo mu bitaro yampaye ibibazo akiri mu bitaro. Ubwo atangiye kugarura ikibazo kirankomerera, arambaza ati se umwana baramubahaye? Akimbaza iryo jambo mu gihe twe tutashaka ko amenya ko umwana yapfuye, kumbi nyuma nibwo naje kumenya ko yamenye ko umwana yapfuye, baramumuzaniye aramufata, niho yagendeye muri koma. Ariko noneho icyo gihe abimbaza ngiye ntago yari yarakanganirije ngo ambwire ko yabonye umwana kandi bakamumuzanira yapfuye. Ubwo rero ari kubimbaza navuga nti nimba ari kumbaza ngo umwana baramumpaye, nkamusubiza ngo yego, ndamubwira ko ari mu rugo, ndamubwira ko namushyinguye,
ndamufashisha iki muri aka kamwanya mu gihe ntashakaga ikintu kimubabaza akiri mu bitaro. Ubwo rero namubwiye nti sinamenye ko byakiriye, nimba yumvise ko umwana wenda bamumpaye nkamushyingura cyangwa se nimba ari ibitaro byishyinguriye, icyo yashaka kumbaza si hagati aho si cyarancanze. Ariko Imana impa uburyo bwo kumusubiza, aranyurwa. Nyuma nyine yagiye ambaza ibibazo bindi buhoro buhoro uko yagiye ava mu bitaro, avuye mu bitaro. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Icyo nabonyemo ni uko Imana ni Imana, iyo ikubwiye ibintu ikagusezeranya isezerano. Ikintu nabonye icyo gihe ndabyibuka, twari twese tuzi ko Imana itabeshya, si byo se? Iyo Imana ikubwiye ngo nzaguha umwana cyangwa nzaguha umufasha, nzaguha ubutunzi, ubuzi ko ibyo Imana bivuze nitabasha kubeshya. Kandi koko Imana ntibeshya. Ariko nize ibintu byinshi mu ishuri ry'Imana, nize ko n'Imana ibyo nabyo ijya ibikora. Nize ko ibyo nabyo ijya ibikora. Nyuma yaho yuko Imana isezanyije amasezerano, nyuma y'iyo myaka yose twari dutegereje iryo sezerano, kandi irangije kumutwara, yampaye inkomezi. Ariyo nakubwiye ko namenye ko umwana wanjye yagiye kuba mu bazaririmba iya Mose, ni umwana w'intama w'Imana, igomba kubarura mbere ikabakura mu isi batariyanduza. Ubwo rero icyo nabonyemo nicyo gihe Imana imbwira ngo izampa umwana w'umuhungu, nari namaze kunota izina nari ndifite, yanarinzi ko ari umuhungu. Ubwo rero njya kureba muri morgue, nagomba kubanza ngo ndebe ibimenyetso bifatika. Icya mbere ni umuhungu. Noneho maze kubona ko ari umuhungu, mbona ko afite amasura yacu, afite ibimenyetso bya madamu, umusatsi wa madame, afite ibimenyetso bya mukuru we Shalome. Ibyo byose byatumye binyereka ko ari wa mwana. Ariko noneho kuvuga ngo Imana yambwiye ko yamuzamumpa, irangije iramutwaye, Imana niyo yagiye inyomora umutima, umubabaro wose igenda urangiza. Uri umushumba rero, uyoboye abantu benshi bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye, bamwe ndetse binakomeye kurusha ibyo ngibyo, ukajya kubihanganisha ukabasengera bagasubizwa. Wowe ugeze mu kibazo nk'icyo ngicyo, umwana yamaze kwitaba Imana, madamu aryamye kwa muganga ndetse ari muri koma, wagiye kumusura, uhagaze imbere ye, ntari kukumva, nta kureba, nta n'ibyiringiro by'uko zazanzamuka ufite. Ndagira ngo dusubize muri iyo shusho, ni iki watekerezaga, wumvaga mu mutima umeze ute, gukomera kwawe kwanganaga iki? Ntabwo biba byoroshye. Byari ibintu bitoroshye, ariko burya uri mu ishuri uba ugomba kwiga kandi ugomba kurisohokamo kugira ngo uzabashe kubwira abandi cyangwa se gukomeza abandi ibyo nawe wigishijwe. Ubwo rero icyo gihe ntabwo byari binyoroheye, umunyeshuri nyine abyumva. Hari ibyo nabonye bishyashya bikajya bintungura, ariko namaze kwiga ibintu byinshi. Mbere y'uko mba pasiteri, hari ijambo Imana yambwiye ko izanyigisha, ari izanyigishiriza. Mu by'ukuri mu ishuri ry'Imana muri teoloji ntago bigisha ko inzara ibyana ngo bayikwice ubyumve, ntago bigisha ko umuntu apfusha ngo upfushe ubibone, ariko iyo Imana ikwigishije ikunyuzamo en pratique. Ubwo rero muri pratique y'Imana nagomba kunyuraho hose, kandi nyuma y'uko nciye muri ibyo byose, kera ndabyibuka ndi umusore natinyaga urupfu cyane, naho bambwiye ngo hariya ni kwirimbi nkaca nirukanka cyangwa se sinace. Ariko igihe cyarageze noneho muri kuko namenyereye gupfusha se cyangwa kubona abantu bapfa, noneho nk'umukozi w'Imana hari abantu bagize ibyago bafite ubwoba nk'ubwo nari mfite nkiri umusore, ukaba utamubwira ati twinjire muri morgue. Ariko ngewe namaze kumenya kwinjira muri morgue, ninjiramo abantu bagize ibyago muri urwo rwego nk'abakristo banjye cyangwa se nk'inshuti, nkajyamo muri morgue nta kibazo mfite, kuko nahereye kuri njye narigishijwe. Nabonye Imana yarantinyuye, yampaye umutima wo kumva ko umuntu iyo yapfuye byarangiye, ntabwo ngomba kumutinya, ahubwo igikwiriye gukorwa ngomba kugikora, nta kindi ndebyeho.
duha ishusho wenda y'umunsi umwe mushobora kuba mwibuka wakije imodoka ugiye kwa muganga kureba umufasha kandi uzi ko nugerayo usanga aryamye atari kuvuga ndetse atanakumva mu nzira wagenda gutekereza iki, wagenda gusenga, wagenda kuvuga ati Mana reka mpfe kujyayo, uragira ngo uduhe nk'iyo shusho. Wakije imodoka uragiye se waritwaraga warashatse umushoferi ugira ngo utazakora impanuka, uragiye ugeze kwa muganga urinjiye winjiraga uri wenyine uri hejuru ya madamu aryamye uzi neza ko atari kukumva, waracicikaga se, waramusengeraga, waramuganirizaga, wamufataga ibiganza, byabaga bimeze biti. Bye byose ntago twambaye inyama n'amaraso, wari umuntu waraho imbaraga zacikaga, ndagira ngo byibura ufatemo nk'umunsi umwe uri hafi uvuga ati nagezeyo wenda mubwira ijambo rimwe cyangwa se naramuganirizaga, twatangiye muturirimbira ese waramuririmbiraga, birashoboka nawe akaba atazi uko byagendaga. Ndagira ngo ahari umwibutse uvuga ati burya Madana narazaga nkakuririmbira, naragusengeraga, nakoraga iteraniro, nakubwiraga uko abana bameze mu rugo, donc byabaga bimeze biti. Icyo gihe ntabwo yarazi ibiri kubera ku isi. Muri icyo gihe cya mbere yarari muri koma, njyewe narinjiraga aho hantu hemerwa kwinjira abantu 2 ku munsi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero naragendaga muri abo 2 bagomba kwinjira, nanjye nagomba kuba ndimo. Ubwo rero namugeragaho, namara kumugeraho nkamureba, sinanasengaga by'amasengesho umuntu yumva ko n'ubundi byabaga ari nko gusakuza kandi se cyangwa sakuriza n'abandi, ariko mu mutima wanjye naragendaga nkamurambika ikiganza nkamusengera mu bucece, ngasenga, narangiza ngasohoka ngataha. Ariko ubwo nubwo natahaga nahacaga, ubwo habaga mu gitondo akaba saa sita akaba na nimugoroba, nagomba kugerayo. Hari n'igihe nageragayo rero simbe nemerewe kumubona, ariko nkagerayo. Hari nk'isengesho rimwe runaka wibuka wabwiye Imana rikuvuye ku mutima, rimwe ukavuga ati cyakora Imana ishobora kuba yarangaruriye umufasha kubera ijambo navuze. Byibura isengesho hari igihe umuntu asenga ukumva ni ugusenga, ariko hari n'igihe usenga ukavuga ati cyakora iri sengesho rimvuye ku mutima, mbwiye Imana ukuri, turaganire nk'umuntu nk'abagabo 2. Hari igihe umuntu agera mu kigereza akavuga ati Imana icara hano tuganire, nawe uri umuntu w'umugabo, ibintu wabigwa kuko wabishobora. Hari isengesho rimwe wibuka byibura wabwiye Imana akavuga ati iri ryo si ryamvamo, hari ijambo nabwiye Imana nekereza ko nshobora kuba nyeka ko Imana icyo kora ari cyo yansubirije. Ntago navuga ngo niki Imana yanshubirije, ahubwo byabaye nk'ukura ubwenge niko nabyita, kuko mu kigeragezo cyari kinkomereye nayibwiraga amagambo menshi kandi y'umubabaro wanjye. Hari naho yigeze kusa nkaho incyashye ko nayirengereye ahari, ariko ndibuka ko nigeze gusa nk'umuntu yifasha amashati, nibwira amagambo agera kuri 2 yafatika. Naribwiye nti Mana ugomba kungarura umugore wanjye ukamugarura. Umwana wagiye yari afite impyiko 2 nzima ntacyo zibaye, genda ufate za mpyiko zuriya mwana uzitere muri uriya mama yongera abe muzima. Ikindi narayibwiye nti umva rero Mana, uramuka untwariye umwana ukantwarira umugore, ntabwo nzongera kugukorera. Mu by'ukuri ayo magambo yo narayavuze sinzayibagirwa, ariko nyuma nyine Imana ibyo byose birangiye, Imana yagiye inganiriza ikambwira ko yandinze gupfakara, kandi rwose nabonye urukundo rw'Imana muri ibyo bihe. Ayo masengesho nasengaga mbabaye, nabo yanyigishije ikindi kintu. Hari amasengesho burya dusenga ameze nko gukina, Mana urabona ukavuga ibintu nyine wumva n'ubwenge bwa butabishyikira, ariko hari amasengesho usenga bitewe n'icyo wabaye cyo n'igihe urimo, kandi ukumva ko agezeyo, kandi ukumva ko iryo sengesho ribaye isengesho special.
nanjye icyo gihe nari ndi mu bihe navuganaga n'Imana imbona nkubone, numvaga ari imbona nkubone. Pastor, mu masengesho yose mwasenze nta mihigo mwajyaga muhiga? Mu by'ukuri ibihigo si uko umuntu aba atayihiga, ariko icya mbere cyo umuntu aba avuga ni ukuyikorera. Nabibwiraga ko nitwara umufasha wanjye ntazongera kuyikorera, ntabwo ari umuhigo. Ubwo rero kuvuga ngo imaze kumugarura byari ngombwa ko nyikorera, nta yindi mpamvu noneho. Tugana ku musozo, nagira ngo mbabaze wenda buri wese namaze ku giti cye, ariko wenda ntaragera aho ngaho mbabaza dusoza. Nagira ngo hari muse nk'ababwira abadukurikiye, sinzi wenda ubutumwa mubafitiye nka pasiteri, numushake muri kamera rwose mubabwire. Hari umugabo muri mu kigeragezo nk'icyo mwe murimo wicaye avuga ati se Mana, uyu mudamu wamaye ko mbona awugira ngo ume igisubizo, wamaye ikibazo, umuntu ararwara ukwezi kwa mbere 2, 3, 5, nzabigenza gute Mana ko mbona wanshizeho ikintu nabasha kwihanganira? Hari abandi babaca inyuma, ndavuga ati rwose Mana nawe urabyumva, urabona ko igihe kimaze kuba kinini. Hari abandi babata, bavuga ati rwose reka mfate umudamu ndamukunze, ndakijijwe, ndi pasiteri, byarashobokaga cyane ko umufaduka avuga ati reka ajye kurwarira kwa mama we, wenda nduhuke nsigare ndera abana, cyangwa se mu bundi buryo ukishakira inzira. Ariko twumvishe ko wakomeje kurwana intambara nziza, ndetse ukagera naho wumva watanga impyiko yawe urekura. Nkavuga ni ubuye butumwa wagenera umuntu nk'umugabo uri mu kigeragezo nk'icyawe ariko uri gucika intege, wumva byarangiye? Ikintu navuga ni uko umuntu wese uri kunyumva kuri isaha w'umugabo, igihe cyose uzahura n'ikibazo kigukomereye mu rugo rwawe, wenda se urwaje umufasha, cyangwa se hari n'ikindi kibazo, icya mbere ni ugusenga Imana. Gusenga Imana kandi ukumva ko ufite ibyiringiro yuko Imana iri kukumva, kandi ko Imana itazakureka, ibasha kugutabara muri icyo kibazo urimo. Mu by'ukuri ntago kuvuga ngo umufasha ararwaye ngo mujyane mushyira abandi bantu, ibyo byose byarashobokaga. Hari n'abambwiraga iwabo barantelefonnye bashaka kunyumvisha ko nakora uko nshoboye nkamujyana nkamwohereza, nsanga kumwuriza indege, nsanga kugira gute n'ibindi bintu, ni dépense ndende. Kandi ibyo byose hari n'abambwira ngo nimukure mu bitaro arimo, tumujyana ahandi hantu ngo wenda hariya ntibari kumwitaho. Naravuze nti Imana itamukirije hariya nta n'ahandi zamukiriza, ko mu by'ukuri MDRC yakorerwaga hariya ku rwego rwo kwishyura amafaranga yari menshi cyane, ariko Imana yarishyuye. Imana yarishyuye. Nabonaga rero kumukuraho nkamujyana mu Buhinde nk'uko bivuga bizansaba ibintu byinshi. Abantu benshi barambwiraga ko bazancangira amafaranga bakamfasha, ariko navuze nti Imana yonyine niyo nizeye. Ubwo rero nabwira umuntu w'umugabo ufite ibibazo, kwizera kurarema, kandi ugomba kumenya uwo wizeye ko ari umunyamaboko. Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Nimba twitwa ko turi abakristo, mu byo twakora byose tudafite kwizera, byose biba bipfuye. Kwizera kwacu cyangwa se agakiza kacu kabandika naho gashingiye. Ubwo rero nkavuga nti Imana ishimwe kuko twabashije kubonana. Nanjye mbonera kuvuga nti buri muntu wese w'umugabo ntago guhura n'ikibazo mu rugo, umufasha arwaye, ariko wahita utekereza ngo ugiye gushaka undi, cyangwa se ugiye kumwirukana, cyangwa se ugiye kugira gute. Kuko ikintu cya mbere nabonyemo Imana ikora ari bijyana n'uko wizeye. Wongewe mu byo nasabaga Imana byose byari birimo kugira ngo umugore w'ikimuga imugarura ari ikimuga, kandi ngomba kujya gukora Imana ngaruke nsanga ikimuga mu rugo. Sinari kubishobora, byari kumbera ikigeragezo gikomeye. Nasenze Imana rero kugira ngo imugarure ari muzima, imukize mu mpari muzima. Ubwo rero numva n'undi muntu wese waba ufite ikigeragezo wari gucamo nk'icyo atagomba gucika intege, ahubwo agomba guturiza Imana, akayizera, kandi akamenya ko Imana itabara igihe cyose uyiyambaje iragutabara.
ni ubutumwa bwiza rero nk'uko nari navuze turi gusatira gusoza, ariko mu gusoza ndagira ngo mbabaze iki kibazo cyangwa se mutubwire, reka none nkomereze kuri pasiteri tumuvireho rimwe turangirize kwa Nadine kuko niwe waduhaye ikiganiro. Ndagira ngo mudushimire nk'abantu nka batatu mwabanye muri urwo rugendo rwose. Ushobora kuba ari groupe, ushobora kuba ari abantu bavuga ati ndashimira uyu nguyu kuko twaragendanye yaramfashije, ndashimira uyu. Byibura nka batatu, ndabizi ni benshi ariko mufatemo nka batatu rwose mubashimire kuri kamera, muvuge ngo mwaradufashije, nimwanereranye nubwo wenda nari mbabaye, nubwo ndi mu bibazo bingana gutyo ariko ntago mwarushye, mwarabanye nanjye. Nubwo mu Kinyarwanda numva bavuga ngo umusonga wundi ni wakubuza gusinzira, ariko byibura nka 50% hari uwikoreranye umusaraba nkawe. Ndagira ngo byibura mushakemo nk'abantu nka batatu mubashimire. Umuntu wa mbere nshimira ni umubyeyi wajyanye natwe mu gihe twamujyanaga ku bitaro, ndetse no mu gihe cyose niwe winjiye, niwe wamenye ko umwana yavutse akitaba Imana, ni nawe wamenye ko madamu arwaye, niwe wajyanye igikoma cya mu gitondo, ni nawe wamugiyeho nimugoroba mbere yuko abyara, mbese niwe wamukurikiranye cyane. Umubyeyi yitwa Uwimana Esperance, ndamushimira n'umutima wanjye wose, nshimira n'umutware we, nshimira n'umuryango we wose. Mu by'ukuri ntituzabibagirwa, banditse amateka mu buzima bwacu. Urumva umuntu wari waraye twasizeyo dutegereje ko tugenda dusanga yabyaye, we yahasanze iyindi nkuru, nuko arababara, arahavunikira, aramira, arihangana, aza kugaruka rero atugeraho yatinze, ariko tubwira noneho ngo tugende. Ariko ambwira ko yinjiye mu modoka nibwo yarize, aho kumbwira ibyabaye numva ararize, turikararira. Ndavuga ntibyagenze bite ngo tugende, niho ntago tugenda utambwiye igitumugurira. Nibwo rero yambwiraga ati mama Nadine yabyaye ariko umwana yahise apfa, no mama Nadine ameze nabi. Ubwo nahise nkubita urugi. Icyo gihe ntago ari njye watwaraga imodoka, ko sinari no kubishobora, nta mbaraga nari mfite. Ku kwezi kose wantwaraga ni Pacifique. Ubwo rero ntabwo byari byoroshye, nahise nshakisha uko ninjira biranga, kubera ko amasaha yo gusura yarataragera. Ariko byatumye niyambaza abantu bakomeye numvaga ikiyambaza, bahita bangeraho mbabwira ibibazo nahuye nabyo. Bahageze rero bashoboza kwinjira, mbasha kwinjira, ngeraho umurwayi ari. Hageze ndebye ukuntu amerewe, ukuntu ari guhumekera muri bya bipira bari bamwambitse, nuko amarira arisuka. Barakomeza barambwira ati hangane. Ariko nubwo byabimeze bityo, mu by'ukuri uwo mubyeyi ndamushimira, yahabaye intwari, yaragaragaye ari mu ruhande rwacu, kandi n'uyu munsi tumubona nk'inshuti y'umuryango. Undi ni uwo Pacifique mvuga. Pacifique twabaye, yarafite imodoka yiwe, nanjye nari mfite indi, ariko imodoka ye niyo twakoreshaga icyo gihe. Ubwo rero twaragendaga saa sita nimugoroba. Ikintu navuga, amafaranga yahagendeye ya essence ni menshi cyane, ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu, yaradufashije. Pacifique rero ntago namwibagirwa muri icyo gihe cyose, yaretse byose yakoraga atuba hafi. Uko kwezi kose twaragendanye, ntago namwibagirwa. Nubwo wambwiye ngo abantu batatu, mu by'ukuri umundi wa gatatu ndamukubiramo benshi, mpereye ku itorero nyoboye, batubaye hafi. Mu gitondo saa sita na nimugoroba bifuzaga kujyayo, ariko kuko kwa muganga batemeraga abantu benshi, ntago byari byoroshye. Bamwe rero badusuraga mu rugo, bamwe barazaga bakararana natwe. Ni ukuri byari bitoroshye. Abantu bo hanze badutelefonaga, abo mu gihugu indani, bo hirya no hino, abo dusengana nabo tudasengana, batubaye hafi. Ni ukuri abo bose ndabashimira, batufashe mu mugongo,
baradukomeza. Burya iyo ufite ibyago ukaba uri wenyine, ni ukuri bigaragara nk'ibintu bitoroshye, ariko iyo uri kumwe n'abantu urakomera, ndetse ubona ko noneho cya kibazo urimo utakirimo wenyine. Iyo ndebye amafoto yo gushyingura umwana, nkabona video twafashe icyo gihe yo gushyingura umwana, bituma mbona ko bwari ubukwe. Yari umwana muto utaraba ku isi, ariko icyo gihe haje abantu benshi cyane kudutabara. Byanyeretse rero urukundo rw'abantu b'Imana, ndetse byanyeretse ko kubana ari byiza. Abantu baradutabaye, Imana ibaha umugisha. Ndabashimira bose. Mama Nadine, hari abantu batatu ufite ushaka gushimira, nimba bahari murabashimira imbere ya kamera za MGR, ariko kubw'umwihariko turifuza ko ushimira umutwari mu magambo ushaka ufite. Birashoboka akaba utaramushimiye wenda nk'uko akabikoza aka kanya, tugira ngo wenda mu magambo yawe, uko turumva ko babaranye nawe, ndetse ashobora kuba yagize na stress nyinshi kukurusha kuko wari wiryamiye usinziriye, ni wari uzi bijya mbere. Birashoboka tugira ngo ushimire abantu wenda wumva washimira bagufashije cyangwa se bagukoze ku mutima, ariko k'umwihariko umutware mwabanye. Ndashimira cyane umutware wanjye kuko yabaye hafi yanjye. Nubwo nari ndwaye ndi kwa muganga, nabo mu rugo bari bameze nk'abarwayi, nabo ntabwo bari batuje. Mvuye kwa muganga, ngarutse mu rugo, ngeze mu rugo nasanze ibintu byarahindutse cyane. Nkababaza se habaye iki, nkabona hari ibintu byahindutse. Waterega buriya nuko twari kumwe, nuko utabizi, ntabwo hano twaryaga, hano ntitwageraga gute. Ndamushimira cyane. Kubivuga biroroshye, ariko yarandwaje, yambaye hafi, yamfashije muri byinshi cyane. Ndashimira na famiye yabanye nanjye, Nadine, Pacifique, Esperance. By'umwihariko ni uko atazumva uko namushimira. Ni umumarayika Imana yampaye, umubyeyi Imana yampaye ndi mu bitaro, haba ku manywa, saa sita na nijoro yangiragaho, akamfata ukuboko akambwira ngo filia, ngo va mushiorare. Njyewe ntabwo nashoboraga gusenga, we yarasengaga gusa. Ikintu cyabagaho ntabwo nabashaga kuvuga, gusa amarira niyo yacagaho, amarira agatambuka akamanagura, yarangiza akagenda. Ariko uwo mubyeyi yitwa Pasiteri Louise, ni umubyeyi nagiriyeho umugisha. Aho abantu batagera we yarahageraga, yambaye hafi. Hari n'igihe Imana yamweretse urupfu rwaje, noneho hamagara abantu ati mubyuke musengere runaka, ndi kubona abantu bamugose bari kumutsindagira mu mwobo. Iryo joro ryari ijoro rikomeye cyane. Yarasenze, ambuhoza, arasenga, kuko noneho bari abadayimoni benshi cyane. Arahamagara, hari gurupe yari yariyemeje kunsengera mu masaha ya saa 10 na saa 10 na saa 7 za nijoro, bakajya bansengera. Kandi ntabwo dusenga mu itorero rimwe, basengera muri asambleya, abandi basengera muri Anglikani. Ariko ni gurupe z'ababyeyi bo mu itorero rya Anglikani n'itorero rya asambleya. Bakoraga urugendo bakava iwabo mu nzu zabo bakaza gusengera muri sare. Hari abazaga muri shapeli yo kwa muganga. Abo bose Imana ibaha umugisha, ni benshi navuga, ariko hari abo nashimiye. Nashimira benshi, nkabavuga mu mazina, ni benshi, ariko abangezeho, abansuye kwa muganga,
n'abansengeye ni benshi, abo mu itorero dusengana, ababyeyi, abakozi b'Imana baradusengeye, batubaye hafi cyane. Imana ijya ibaha umugisha, ntabwo tujya tubyibagirwa, natwe tubasabira umugisha. Imana ibaha umugisha, natwe turabasabiye, kandi ndetse nawe bakurikiranye ibiganiro cyacu twagiranye n'abakozi b'Imana, tugusaba umugisha kandi tukibutsa ko ngaka nakagaruka. Niba ushaka gukurikirana ibiganiro tukugezaho ku munsi, kora like, ukore subscribe, ndetse wandike mongo hasi muri comment icyo wifuza ko tukugezaho. Kumwereko dushimiye umudamu umwe tutavuze izina ariko utuye muri Canada, wakomeje twandikira dusaba ko twazaganiriza pasiteri n'uyu rero, ndetse tuzanaganira mu minsi iri imbere kuko ndibaza bafite umunsi mukuru bazagira. Ariko turagushimiye kuko twereka ko turi kumwe, kandi Uwiteka akomeze abane nawe mu byo ukora byose. Pasiteri turabashimiye. Imana ihagije, ihagije, uri Imana ihagije, Yesu uri ihagije, Imana ihagije, Mwami wihagije,